Reka nongere ngusuhuze cyane mukunzi wa RW-KIGALI TV aho uherereye hose, aho dukurikira uri. Reka nongere nkubwire ngo komeza ugubwe neza, amahoro y'Imana abane nawe. Reka nkubwire ko ibintu bya VPN nabaye mbishyize ku ruhande kuko ndi kubibaha mukambwira ngo ndababeshya, gusa ntabwo ari kubabeshya, ahubwo VPN ntabwo zikunda gukoreshwa cyane mu bihugu bya Afurika, noneho by'umwihariko muri Afurika y'Iburasirazuba ntabwo VPN zikunda gukoramo. Mbese ni la RW police kubera ko zigiye kingana kuriya byari iby'impanuka kabisa. Ubu ngubu rero ngiye kukubwira ibiciro bya views mu Rwanda uko bihagaze. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ese abantu bakoresha YouTube bungukira he? Bamwe bakavuga ngo bungukira muri subscribe nyinshi, gusa subscribe ntacyo zisobanuye, icyangombwa ni views. Ukibaza ngo views noneho bigenda bite mu kuzihemberwa? Haba wowe rero ufite YouTube channel itari y'abamonetize, dukurikire tukubwire wowe wabaye monetize nawe, niba wari ubizi ni byiza, niba ariko utari ubizi aya makuru nayo ugomba kuyamenya. Utagira YouTube channel ushaka kubimenya, ushaka no kuyikiriya nawe ukabasha gukorera amafaranga hano kuri urubuga rwa YouTube, nawe ni karibu. Ushobora no kunyandikira muri WhatsApp ukambwira niba ushaka kuba monetize vuba, nkaba nagufasha mu gihe kingana n'iminsi 15 gusa. Ibintu bya views rero ukuntu bihemberwa, reka nkubwire ngo biterwa na views igihugu zavuyemo. Nukuvuga ngo niba umuntu yayirebye ari mu Burundi ntabwo bihwanye nuko umuntu yayireba ari muri United States cyangwa se muri Amerika. Ni ukuvuga ngo nkuko nabihereyeho hano mu Rwanda, iyo umuntu akinnye video akenshi iyo atari gukoresha VPN nta ma ads azaho. Ads rero ku bantu batazizi, urabona tugikoresha RW police hari ukuntu tufunguraga video kuri YouTube bakabanza bakayamamarizaho, urugero nka ayoba cyangwa se za TikTok cyangwa Instagram. Bravo video bubanza imbere ya video ushaka kureba bumwe uskypinga. Kuvuga ngo mu Rwanda biriya ntabwo bibamo cyane, ariko muri Amerika kuko akenshi twabaga twiconnectinze muri United States, niyo mpamvu wabonaga haje ziriya ads. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bayirebye bari muri Amerika, ziriya ads zibanza kuzaho, bituma ubasha kubona amafaranga menshi ugereranyije n'umuntu urugero uri mu Rwanda wakinye video ads ntizizeho. Gusa icyo nakubwira cyo nuko views zo mu Rwanda akenshi igihumbi zibarirwa hagati y'amadolari 3 n'amadolari 4. Noneho hari muri Amerika usanga biri hejuru cyane, aho views igihumbi ziba zibarirwa hagati y'amadolari 6 na 10 na rimwe. Ikindi nakubwira nuko biterwa n'akantu kitwa RPM. RPM mu cyongereza birasobanura mu magambo arambuye ni revenue per mille. Kuvuga ngo ni angahe ku gihumbi. Ese views igihumbi ni amafaranga angahe? Buri video rero buri munsi igenda ifite RPM yayo. Hari ubwo usanga RPM yamanutse yageze ku $1, ubwo bikaba bivuga ngo uwo munsi nugira views igihumbi urahabwa $1. Hari ubwo RPM izamuka ikagera ku madolari 3, bikaba bisobanura ngo nugira views 3,000 uraba ufite amadolari 9. Mu Rwanda rero RPM yaho ibarirwa hagati ya 2 na 4, ku buryo abantu bafatishije cyane RPM yaragiye hejuru, ariko itarenga nk'amadolari 4. Ukibaza rero bari abantu baba bafite views nk'ibihumbi 100 ugakuba n'amadolari 4, urumva baba bafite amafaranga agiye ahagije. Ndetse n'abandi bagira views nke kuri video babona bafite views 100, 200 nabo bagenda bayakorera nubwo aba atari menshi. Ibiciro bya views rero ntabwo wavuga ngo ni iki ngiki fatizo, gusa icyo bigenderaho umuntu abona menshi bitewe n'igihugu abantu
barebye video baherereyemo. Nicyo ngicyo nakubwira. Utarakora subscribe hano, aka niko kanya kongeye kugira mbaho ibintu by'ubwenge byigisha kandi bifite umumaro ku mpande zombi, haba ku ruhande rwawe ndetse n'urwanjye. Reka nkubwire ngo rero ndagukunda cyane.